The Zoom TV 24. The flight time from now to touchdown is 2 hours. That puts you on the ground in Addis more or less at 2:30. Hello guys, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye, abakunda story kabisa ariko utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe hanyuma kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Uyu mwaka tugiye gukora cyane, gusa ngiye kubatera udustory cyangwa agastory gatoya, gusa mbisabire kabisa ntimuze kunseka nawe uvuge comment uko byakugendekeye wenda ujya mu ndege bwa mbere. Gusa ngewe ibi nibyo bintu byantonze njya mu ndege bwa mbere. Hari ibintu nka bingahe bitatu bine bitanu nabonye bitangaje mu ndege. Urumva mu mpera z'umwaka wa 2024 twafashe urugendo tuva mu Rwanda twerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. Rwari urugendo rwiza ruryoshye cyane, nzagira umwanya wo kubereka byinshi nabonye mu Buhinde, kuko igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gitangaje, igihugu giteye imbere, igihugu kiri hejuru nyine, haba mu bukerarugendo, mu bukungu n'ibindi. Ni igihugu kugira ngo umve no kuntu kirenze, gifite abaturage miliyari 1 na miliyoni 400. Urumva abaturage ari bake. Ibyo wenda tuzabigaruka mu batembereze mu gihugu cy'Ubuhinde mwibereye hano kuri YouTube channel yanjye. Byo tuzabigarukaho. Reka rero tugaruke cyane cyane ku bintu bitangaje burya biba mu ndege ku bantu bagiye mu bwa mbere, cyangwa se umuntu uzaba ugiye mu ndege bwa mbere, nawe ibi bintu bizagutangaza. Twavuye i Kanombe rero. Umuntu urabizi ko umuntu wese ugiye kujya mu ndege aba ari excited, avuga ati ngiye kuyurira bizagenda gute. Ibyo byose natwe twarabyibazaga, avuga ati ningera mu ndege bizaba bimeze gute. Izo twese ni nyine ni excitement twadufite, avuga ati bizaba bimeze gute, bizahaguruka gute. Umuntu wese byarabyibaza, ese mu kirere haba harimo imihanda, ibyo twese twarabyibazaga. Turakugendeye rero, twari abanyamakuru batandukanye bo mu bice bitandukanye, ariko mu Rwanda twari abanyamakuru 4. Reka nivuge ngiye ku giti cyanjye kuko nta bantu wenda kubavuga, nivuge ibyangoye mu ndege. I Kanombe rero mu gitondo twagiye n'indege ya 4, twagiye n'indege nziza cyane ya Ethiopian Airline, ni indege nini bya hatari. Ubwo amatike twatuyafite nyine, urabizi ko winjira mu kibuga cy'indege bakagucekinga, bakareba amatike yawe, bakareba passport, ibintu nk'ibyo nyine. Ibyo wenda reka tubisimbuka, bazajya ku kibuga cy'indege nabyo bazabibona hahandi nyine utangiye kubapepera ku kibuga ati ndagiye. Twaragiye nyine, ubwo tuba tugeze gute, twicometse mu ndege. Ku ndege rero urabizi ko nagupfa kwinjira gutyo, nabwo yigeze ahantu indege iri bubafatire, niba ariko twabyita, nabwo bacekinga itike yanyu. Reka nihute kugira ngo tugere ku ndege neza. Ibintu biba bitangaje biba biri mu ndege nyine ni ibiki. Nje rero ikintu cyakinteye amatsiko cya mbere ni kwinjira mu ndege. Kwinjira mu ndege bati se ubundi indege ko tuzi ko bakingura gutya indege yo indege bakingura uhe muryango, ukinjirira he, ugasokera he. Urumva ibyo byose byari amayobera ku muntu mushyashya ugiye kwinjira mu ndege. Ariko si ubwa mbere shite yanjye nari ngiye mu ndege, aherukaga mu ndege kera ndakana mfite nk'imyaka 9, ariko urumva nta experience y'indege nari nzi ku buryo nakubwira ngo mu ndege biba bimeze gutya na gutya, uretse kubibara nyine bya bindi bya cyane. Ikintu cya mbere kwanza gitangaje ni itike y'indege. Itike y'indege iratangaje bya hatari, kubera ko iratike y'indege ibirenze kuba iriho amasaha wenda murinjirira murajya mu cyo twita ngo check-in ni kwa kundi bajya kubasaka bareba ni control, ni nka control, kureba passport yawe niba ari yawe, kureba niba itike y'indege ufite ari yo, kureba niba checkinga n'imitwaro yawe nyine, bakanayishyiraho ibirango bigaragaza nyine aho iyo mitwaro iri bugere. Nkatwe twatuvuye i Kigali tugiye mu Buhinde, ubwo kuva Kigali kwanza ujya mu Buhinde, ubwo niba twaragiye n'indege ya Ethiopian, ubwo twanyuze muri Ethiopia gatoya, wenda mabwiro gatoya, twanyuze muri Ethiopia. We are living the dreams. Hello guys, tugeze muri Ethiopia. Bari muri Ethiopia. Urabona ko tayari turi ku kibuga cya Ethiopia. Niho twahagaze. Ikindi duhita dufata indege iva muri Ethiopia itugeza New Delhi mu Buhinde. Tugeze New Delhi dufata indi ndege ituvana New Delhi tugera ahantu bita muri Bangalore. Abazi mu Buhinde barahazi cyane.
ntekereza ko ni urugendo runini rw'indege twakoze hagati y'amasaha nka 12-15 gutyo mu ndege. Urumva rwari urugendo rugoranye ariko runaryoshye ku bantu nyine. Njye sinigeze sinzira nk'umuntu nyine wari ushaka kureba ibintu byinshi mu ndege. Ntabwo nigeze sinzira. Ikintu cya mbere rero nababwiraga ko yitangaje ari itike y'indege. Kubera iki? Iriya tike y'indege iratangaje kubera ko buriya umwanya uri ku itike niwo mwanya uba uri bwicareho. Icyo narakimenye, navuye i Kanombe nkizi. Ati umwanya uri ku itike niba ari kuri 24B, ni kuri 24B nyine ndagenda shaka uwo mwanya mu ndege ariwo nza kwicara. Kuko nko mu ndege buriya nta muntu wicara ku mwanya abonye wose, yicara ku mwanya nyine uri ku itike yawe. Niho bitandukanye na za Coaster. Coaster usanga twese turi kubyigana tuvuga ngo nahafashe. Mu ndege nakuvuga ngo nahafashe shuti yanjye. Mu ndege wicara ku mwanya uri ku itike yawe no ku gace kari ku itike yawe. Kuko ushobora no kuba nanone ufite kuri 24 twese tuhafite ari turi batatu dufite siti ya 24, ariko ufite siti ya 24, intebe ya 24 A, B cyangwa C. Kuko niba ufite A, sinzi niba mbitondetse neza, ubanza ari wewe ubanza ku kirahure, B ugakurikiraho, C ugakurikiraho. Ubwo ni imyanya 3 nyine mu mwicaranye muri batatu. Ku ndege zigira imyanya 3. Iyo twagiyemo yari imyanya 3 abantu bashobora kwicarana ari batatu, ariko hari n'indi twagiyemo abantu bashobora kwicarana ari 2. Iyo myanya rero yose ugomba kureba ku itike y'indege yawe, ukareba ko uwo mwanya ari uwo mwanya wawe koko kwicaraho. Agataho utaba genda uri gushwana ku bintu kandi bitari ngombwa. Ubwo rero itike y'indege nabimvuze ko ari ikintu gikomeye, ariko ikintu gikomeye cyane cyane mu ndege ebana kinyuzurana ku muntu wese ugiye mu ndege bwa mbere ni igihe indege bigiye guhaguruka. Twagiye muri Ethiopian Airline. Indege mbere nk'iminota nk'itanu cyangwa 6 mbere yuko ihaguruka haza nyine babakobwa babo beza. Bagira abakobwa beza bujya mu ndege sha, bagira abakobwa beza. No muri Ethiopia nyine nabonye abana n'abakobwa beza ku isura pe, abari beza bagaragara neza kubyo uvuga ati abana n'abakobwa beza b'uburanga. Mu ndege rero igiye guhaguruka baraza bakabanza bakababwira ko indege igiye guhaguruka, bakora n'amageste nyine y'ibintu muri buze gukora, bakabereka uburyo mwambara sentire. Byose nyine barabibereka. Umuntu wese ugiye mu ndege hariya waba umaze kugenda mu myaka ingahe, kire kufunza amaso ntubireba, ariko ntekereza ko basipoza ko umuntu wese uje mu ndege aha ashobora kuba harimo umuntu ujemo bwa mbere. Bakakwereka nyine by'ibanze byo gukora mu ndege, ko wambara sentire, haramutse habaye impanuka n'iki mwakora, hariya muza gukura ya mikandara yindi mushobora kwambara mu gihe habaye impanuka, cyangwa se udupfukamunwa. Ibintu byose barabibereka mu minota nk'itanu, ibyo bikavaho. Urugamba rero rukomerera wenda nyuma y'iyo minota 5 habayeho annonce cyangwa se itangazo rivuga ko indege igiye guhaguruka. Mwese mugomba nyine kuba mwambaye imikandara. Twarayifunze rwose, ukayifunga neza gatuza. Sasa rero bakavuga ngo indege igiye guhaguruka, mwitegure. Indege igiye guhaguruka ntabwo ari ibintu byinshi biba cyane, habaye ibintu nka 2. Irabanza ikagendera hasi umuvuduko. Indege iri guhaguruka rwose wegereye ikirahure, urebye hasi ubona iri kugenda ku butaka nyine nk'ibisanzwe. Yarabanje iragendera yiruka none ukajya kumva yongeje umuvuduko. Ahantu bikomerera rero ni hantu ibikuye ipine hasi, nk'uko muri kubibona muri video, kuko ngiye nagerageje wenda kugenda mbifata. Hari amavideo menshi nagiye mfata nyine kuko nabwo bana nifite. Naravuze ati nyagira ubwo ntabugira memory zose zo mu ndege nzazifata nibura ngerageza. Hari kuri pine hasi rero izamutse mu kirere. Inshuti yanjye, hari ahantu hagora abantu benshi, kubera ko indege iri kuzamuka mu kirere kugira ngo ifate ikirere. Ipine rya mbere ryavuye hasi rikazamuka, indege ikagera mu kirere, bimera nkaho yazamutse kaguterura mu mara. Umva ikintu gisa nkaho cyateruye amara kikayaterura kikayazamura. None ukajya kubona ukabona abantu bose bari kuri gapanike, ukabona abantu bose bafunze kamayi. Kubera iki? Indege nyine yagufashe isa bitewe na wa muvuduko wo kuzamuka hano hejuru, bisa nk'ibiterura amara. None ukumva naha ku mitsi, naha mu misaya, ukumva ikintu cy'isereri cyagufashe kikuzamura, kumva ikintu cy'isereri nyine kugeza ahantu ya ndege nyine. Ibyo bintu bikubaho nk'amasegonda
30 cyangwa nk'umunota wenda bitewe n'ahantu indege iri kuzamuka, ariko ntekereza ko umunota wenda sinzi niba ugera. Ariko bana iyo sereri urayumva yizamuka gutya, kumva amara yateruye ugashinyiriza, yagera hejuru ukiruhutsa nyine indege igastabiriza. Ubwo ibigeze ahantu ntekereza aho kugenda biri normale ikagenda gutya, ariko ako kantu urakumva iyo sereri ayo mara yavuye mu nda ukabyumva, none igastabiriza ukabona abantu bose barahumetse. Ubwo n'urwo rugamba rwa mbere numvishe indege iri guhaguruka, kuko ibana irishika ikabaterura nyine ikajugunya mu birere, mara kazamuka, stress zikazamuka, kubera ko nyine abantu benshi rero wenda baba batamenyereye iby'indege cyangwa se babimenyereye, ubona benshi bubitse imitwe gutya ku ntebe iri imbere yawe kugira wenda batabona kuntu indege izamuka. Ariko njye narakanuye ndebe kuntu izamuka nyine iva ku butaka izamuke hejuru. Icyo kintu cyarangoye rero, abantu bose bajya mu ndege kirabagora, nawe nujyayo kizakugora pe, kizakugora nitanakugora ku rwego wenda kizagoraho runaka, ariko ako kantu karagucaringa ku buryo wumva ko ntabwo uri kugendana kwa stage yanyu cyangwa ntabwo uri kugenda n'igare. Icya kabiri rero kiba mu ndege nanone kigorana, ubwo uko bikugora kuzamuka no kumanuka ku kantu kabaho, n'indege nanone igiye kumanuka gutya. Ethiopia will turn slightly left towards Addis Ababa. The flight time from now to touchdown is 2 hours. That puts you... Igiye kumanuka nabwo urabyumva, ahubwo urumva mu kuzamuka marasa nk'azamuka, ariko no kumanuka aho gusa wumva nk'aho amara nanone azamutse, kubera ko ibimanutse gutya ya stress urayumva, ya sereri urayumva. Ikindi rero cyari gitangaje kandi mu ndege, urumva umuntu wese utarajya mu ndege gutekereza ukavuga ati ariko se mu kirere habaye imihanda, habayo amakoni, habaye iki, biriya bicu tubona turi hasi tubinyuramo bigenda gute? Indege ikizamuka ngenda narakurikiye neza cyane. Indege irazamuka mukarenga ku mazu yanyu mubona, ya mazu mubona n'imihanda mukayirenga, umuhanda nyine wo kwisi turi kuvuga, ikitwa ikintu cyo kwisi cyose murakirenga ukireba, icyari etage kakaba kantu kangana gutya, mwafata ikirere neza, none muri kugenda mu kirere, muri kugenda hejuru y'ibicu. Aha noneho tugeze ahantu kure cyane, hejuru kabisa, ku buryo hano turi Imana dukomeje hejuru twayigeraho. Hejuru y'ibicu mu bigendaho, ibicu kabibona hari hakurya byarakoze ibintu by'imisozi. Ntekereza ko nyine abantu bagenda bavuga ngo mu ndege ngo habamo ngo imisozi, ngo habamo n'imihanda, ni biriya bintu nyine babona by'ibicu. Ibicu kuko ubu hari hakurya, nkuko namwe muri kubyibonera muri video ngiye ibi hano rwose, ubona nyine biri hari hakurya biremye ibintu byitwa bimeze nk'imisozi, ukabona nyine ni ibintu bishimishije, ukumva excited, ukavuga ati ndi kugenda mu bicu. Hari naho twageze rwose ukabona uri hafi no kugera ku Mana, kuko hari indege yazamutse, wareba mu ubutumburuke yazamutse ukabona ko yazamutse hafi kuri fiti ibihumbi ngo 10 nangwa ibihumbi 40 na ibihumbi 40 byo bya hejuru aba ari byinshi. Mu nkosore wenda abahanga mu ndege niba nibeshye ku mibare y'ibihumbi 40 cyangwa ibihumbi 4, ariko ntekereza ko izo fiti zari nini cyane twazamutseho, ku buryo rero byabe n'abantu babibaza ngo iri mu ndege nyine ngo hejuru abameze gute. Hejuru ibyo bicu ibicu urabibona byinshi, binakoze ibintu by'udutsiko, byabe n'abantu bavuga ngo amabuye ntayo nabonye pe, ahubwo nyine ubona ibyo bintu by'ibicu bikoze ibintu bimeze nk'urubura, ukabibona muri kubica ku ruhande bigatambuka gutya. Icyo kintu nacyo nari ngifitiye amatsiko. Ikindi kintu cya gatatu, urabona iyo turi hano hasi ku isi, ubona iri kugenda ubona indege iri kugenda iri kwiruka nka bya hatari. Ntabwo shiti yanjye uri mu ndege, ntabwo indege ujya wumva iri kwiruka, umva iri gusuma gusa, ntubona nta mukuku wumva icetse, reka nta kinogo ntaki, wumva nyine wicaye utuje. Indege yumva ko iri kugenda byonyine, iri guhaguruka niyo igiye kugwa hasi, nibwo wumva indege nyine umuvuduko w'indege iri kugenda ukumva isa nk'inyeganyeza. Ariko ahandi indege mu ndege wanadoda wanafata urushinge rwose urudukinjiza mu rushinge, kuko ntabwo indege ikunda kwicugusa cyane mu kirere. Ibyo nabyo byarantunguye, kuko
nkanya wari wicaye no ku kirahure, nagize amahirwe nicara ku kirahure ngenda ndakubagana rero cyane bya hatari, nanafungura idirishya ngenda ndeba kuva mu Rwanda kugera mu gihugu cy'Ubuhinde, urumva kunyura muri Ethiopia, kunyura hehe hose, kunyura za Pakistan, kunyura za Kazakhstan, kunyura zaye hose, aho hose narebaga hanze nta gusinzira, kubera ko nananywe yagakawa katumye nasinzira kugira ngo gende n'enjoying ibintu byose bibera mu ndege. Ikindi nari fite amatsiko, mu ndege bituma he? Umuntu wese ugiye mu ndege ushaka kujya mu ndege icyo kibazo arakibaza, mu ndege bituma he? Bigenda gute? Ubwiherero bubahe? Ntagire icyo kintu cyarashobeye, ariko nkajya mbona abantu bose bari kuva ku bwiherero, bari kuva ku bwiherero, bari kuva ku bwiherero. Ndavuga ati niba uko bimeze, ubwiherero ni buriya. Maka nk'umuntu nyine ujijutse ngira amakenga, ndavuga ati reka nagaha akajisho ndebe ukuntu bari kubufungura nagerayo bukanyuzura, kuko urumva umuntu wese uri mu ndege, umuntu ugiye mu ndege, erega bari abana bakora mu ndege, bari abana b'abakobwa arya bavuga ati umuntu ni umuntu urenze byatari. Kuva rero i Kigali ugiye mu Buhinde ni urugendo runini runahenze, ku buryo umuntu urugiyemo baba expectinga ko ari umuntu either ujijutse cyangwa umunyamafaranga. Ubwo rero nari mwe muri icyo, nari njijutse, ntabwo nari umunyamafaranga. Ubwo rero kuri toilette nacunze umuntu ugiyeyo, ndeba ukuntu afunguye, ndavuga ati ko bisa kose niba afunguye akinjira nta bindi birenze birimo. Njya muri toilette shaka kujya kureba toilette y'indege ibimeze gute, toilette y'indege ibimeze gute. Ndinjira, urumva nakajyango usunika gutya gasa, ugasunika noneho kakikingura gasa nk'akakwegera gutya. Sinzi niba mbisobanuye neza, ariko nyine iyo urebye mu ndege aho iyo toilette nta hantu wayibona, kuko ukuntu indege iba yubatse ntabwo bigaragaza ko hari toilette. Ubwo iyo toilette nayigiyemo ntabwo nenge gukoramo ibintu bikomeye mu ndege, sinigeze nitumamo pe. Cyakora nari hagaritse, noneho mbona nyine urumva n'izindi toilette zose yikwereka ahantu ushobora guflashinga amazi kugira ngo nyine imyanda yawe imanuke. Ikintu nawe nabonye kibaye kigoye muri ako toilette no guflashinga, kuko iyo flashinze urumva ari flashinga muri toilette zacu zo mu rugo amazi akavuga gake, ariko hari mu ndege flashinze amazi, shuti yanjye arasakuza byatani ngo arakubita. Niyo waba Imana wenda warekuye umwanda udafite impumuro nziza, ya mpumuro ntago yumva, araflashinga agahita cleaning, gahita birangira. Toilette yo mu ndege rero nayo na kantu kaba karenze kanyuzurana, utazinyarira mu ndege haba harimo toilette rwose ifite n'isuku, abantu bose bajyamo. Ikindi ikintu nabonye, ntago habanditse ngo n'abahungu cyangwa abakobwa, nabonye abakobwa aho bagiye n'abahungu bagiye, n'abahungu bagiye n'abakobwa, ibintu nk'ibyo nyine. Ikindi nyine mu ndege umuntu aba afite amatsiko, arashobora kuvuga ati se mu ndege umuntu arigurira ibyo kurya, mu ndege umuntu yicwa n'inzara, bararya bigenda gute? Mu ndege rero abantu bararya nyine, iyo mumaze kwicara ujya kubona ukabona nyine umutekano waje, indege igeze kure, bitewe wenda n'ahantu amasaha yageze niho babaha ibiryo. Urumva niba muri kugenda mu gihe cy'amasaha ya saa sita, lunch murayifata mukarya, ariko ibiryo byo mu ndege nyine nabyo nayo mbifite amatsiko. Urumva nk'ahantu twagiye urugendo rw'ibirometero, wambaye urugendo hafi rw'amasaha 10 nangahe, bavuga ati se ibi biryo babiteka he, bigenda gutya. Ibiryo nyine baba bifite babikipinza ahantu ku buryo biba biri hot, hafi n'igikoni. Nabonye bagira ikintu kimeze nk'igikoni, ubwo bagiye mu ndege cyane mu mbwire ko bakita, ariko nabonye gisa nk'igikoni nyine. Baba bafite ibiryo bipakinze bihora bishyushye, nta biryo byabo bikonje. Urumva ibiryo nyine ujya kumva baba seriveri baraje, mutton chicken, bakubaza nyine ibyo urya. Hariya shuti yanjye ugomba kuba mu Icyongereza, kuko iyo utacyumva ushobora kuriska kurya ibyo utazi. Ariko ibyo nabonye byinshi mu ndege batanga nyine yatari inyama y'inkoko, usanga ari nk'inyama y'inka, ku buryo batanga ibiryo bitagoranye cyane umuntu wese yarya. Ibyo biryo rero ni ibi nabyo narabiriye pe mu ndege. Ahubwo ikintu nabonye gitangaje nyine ku bigendanye n'ibiribwa, ni uburyo abantu barya biriya biryo mu buryo butandukanye. Niba nk'umuntu w'umunyafurika rero, hari abantu baba badakunda kurya biriya bintu bya kizungu nyine, gufata ngo umugati ngo ashyiremo turatu staff tundi bashyiramo nyine two mu mugati. Hari uwajya kubona ukabona afashe ka cheese akariye ukwe, ubundi ukabona agashyize mu mugati, undi ukabona agashyize mu biryo nyine naryo nagishisho ku ruhande, utabimenyera ukavuga ati se ari kubirya gute. Wabona nyine babivanze ukabivanga,
bitazakugwa nabi n'ikindi gihe ukaba ari ukubikora. Ariko icyo nabonye ngiye ni ukurya nyine uko usanzwe urya ibyo umenyereye, ibyo utamenyereye ukabireka, kuko hari nk'ibi bishyimbo bazanye, ibintu bigiye kumera nk'ibishyimbo ndiyaho numva bisa nk'ibikomeye bisa nk'imitura. Mitura ni ibishyimbo bidahiye neza, ndabireka nagati singiye kurutanga mu ndege rero ibyo kurya biba bihari, haba hari n'icyo kunywa nyine bagenda babaseriva, isaha yo kurya igeze barabaseriva bagahera ku murongo rwose mwese mukabibona. Haba harimo n'utu red wine ku bantu banywa tuwine nyine tubari dutoya, karana ko nagutinya kukaka. Icyo namenye nyine biriya biryo biba byishyuye ku itike yawe, niyo mpamvu itike y'indege ihenda. Utazagera mu ndege ukicwa n'inzara ukavuga ati se ndabigura iki? Mu ndege biriya biryo biba byishyuye, ibyo baguha byose mu ndege biba byishyuye. Ariko ngo ushobora no kwiyodaringira ibyawe, ntekereza wenda sinzi na niba ubyodaringa ku itike bagiyeho cyane bazatubwire ngo ushobora kwiyodaringira ibihenze, wenda ushaka nk'igishampanye wenda kitarimo wakiyodaringa ukacyishyura. Ikindi nabonye rero mu ndege, buriya umuntu uri kugenda mu ndege ntabwo cyane cyane, wenda indege twagiyemo ziratandukanye. Hari indege twagiyemo ifite aka kantu kameze nka televiziyo imbere, urabona intebe wicayeho gutya imbere yawe nyine, ubwo ni iyi ntebe undi yegamiyeho, inyuma yayo haba hariho ka screen ka televiziyo nyine, ushobora kureberaho filime, ushobora kureberaho kumviraho umuziki, ushobora gukiniraho game, kugira ngo nyine urugendo rutakubana rurerure cyane. Hari kuri aka screen rero hepfo yaho nyine ni naho haba hari buriya isahani yo mu ndege nyine, cyangwa se itable, aho utereka ibiryo byawe. Ni akantu usa nkaho ufungura hejuru gutya, wafungura haruguru gutya, ugafungura nk'uko ufungura gutya, hanyuma ugakurura ukakiyegereza gutya, warangiza kurya n'ubundi ugasunika gutya, ukongera ugafunga hejuru. Rero indege twagiyemo ziratandukanye, hari indege ziba zifite ako kantu k'aga screen ureberaho televiziyo, zigiramo mbese iyo bore ya televiziyo, izindi ntizigiremo ako kantu k'aga screen nyine ka televiziyo. Ntekereza ko wenda indege zisumbuyeho ubanza arizo zikagira, cyangwa se wenda amasosiyete runaka ariyo akagira. Ariko kubera ko twe hose twagiye na Ethiopian ho indege twagiyemo cyane cyane izo zifite imyanya itatu, abantu bashobora kwicarana ari batatu na babiri. Hari indege twagiyemo ziba zifite ako ga screen. Kara ga screen rero uretse kukareberaho imiziki, cyangwa kukareberaho amafilme, cyangwa kugakiniraho game, kaba gafite na boro na application n'imbere yitwa My Flight. Uyikandaho nyine buriya mu ndege nyine ni ako kantu kari imbere yawe, ushaka ugenda ugakinisha kugira ngo nyine igihe kigende gishire tu, utazagera mu ndege ukakareba ukabona abandi bari kureba filime ukavuga ati si filime yazizanye kuri flash, yazizanye kuko nabonye gufungura laptop mu ndege ntabwo biba byemewe, kereka wenda ufite nka iPad nabwo gadashobora kubangamira umuntu, cyane cyane ko ahantu uba wicaye umwanya wawe uri limite, utazajya kuzana iki laptop kingana gutya ngo ukijyanye mu ndege. Ushaka kureba filime uzirebera kuri ako ga screen kaba karaho. Filime nyinshi ziba zirimo ama action n'ibiki byose, izo muri Aziya, muri Afrika n'ibiki byose ukareba. Noneho ako nashaka kubabwiraho cyane cyane karenze nako ka application karimo kitwa My Flight nyine uyikandamo, usanga uri umuntu nyine uzi ibintu by'ikoranabuhanga, utari umujangweri cyane. My Flight uyikandamo, wamara kuyikandamo igenda ikwereka nyine ahantu mugeze. Urumva niba muhagurutse i Kigali, ubwo uyikande muri My Flight igenda ikwereka ahantu indege iri kugenda inyura, ikakwereka imijyi muri kunyuramo, ikakwereka ibihugu muri kunyuramo, niba munyuze muri Kenya, niba mugeze muri Ethiopia. Ikindi kwereka nyine ahantu urugendo musigaje kugira ngo mugere ahantu mugiye, niba musigaje isaha imwe, niba musigaje amasaha angahe, niba mwahageze, kuko ni GPS, bikorana GPS nyine igenda ikwereka nyine ahantu hose mugeze, ikakwereka imijyi aho hafi, ikakwereka ibindi bihugu bituranye, ku buryo nyine bigufasha kugenda wiyungura ubumenyi, ariko uri na busy nyine, ku buryo bituma rwa rugendo rw'indege niyo rwaba ari runini ruba rutoye. Ibyo rero ngiye nk'umuntu ucokoza, nagiye nkacokoza nk'uko muri kureba, nkabona ko duciye hejuru y'igihugu runaka. Urabona nka twaduciye
hejuru y'ibi bihugu, ukareba umujyi muciyeho, muri uwo mujyi mukareba ubushyuhe buhari bungana gute, bukonje buhari bungana gute, utuwe n'abantu bangana iki. Ibyo byose nyine muri My Flight izo information zose ziba zihari. Ibitangaje mu ndege byo ni byinshi nyine. Akandi kantu wenda nibagiwe mu ndege, urabona cyane cyane nk'izi za Ethiopian Airlines, ariko na Rwanda yaba barabitanga, ntekeza no mu zindi ndege. Urumva bitewe nuko ikirere ntago gihora ari kimwe, hari ahantu bigera ikirere kigashyuha cyane, ahandi wenda kikaba gikonje, bajya bagira nyine tuno tuboro tw'udusharupe two kuba. Hari umuntu uzajya ubona kana yambaye agasharupe ka Rwanda yakiteye, mwagiye nko mu kirori ubone undi yiteye agasharupe ko muri Ethiopian Airlines. Sinzi niba ninjye wabyumvishe nabi, ariko turatuye sharupe baha abantu cyangwa se flari, niba twabyita flari. Hari igihe kigera nyine bazizana ari nshya, ukabona zikuye mu mashashi, narumva bazikura mu mashashi bakabaha nyine mu abazikeneye, uyisabye barayimuha akifubika. Ariko ziriya mumaze iyo indege igeze ahantu igiye murazisubiza, ariko hari abazitahana. Sinzi niba ni kuzitahana ari uguca abantu mu rihumye, ariko bambwiye ko nyine amategeko ari uko bazisubiza. Njye ntayo natahanye, ariko arabona abonye bazitahanye. Hari nabo uzajya nyine ubona mu isoko agafite kanditseho ngo Ethiopian n'ibiki. Icyo nzi cyo nuko bazisubiza, barazisubiza nyine bakazisubirana. Sinzi niba nabariya ari nazo bongera gupakinga amashashi bakazongera akazigarura, ntago nabimenya, ariko nabyo birashoboka ko wenda bagenda bakazimesa bakazigarura. Ubwo rero tuzajya mu ndege ukagira ngo kari akantu ni gift wagatwara, bakabwira ati wari utwibye akantu. Ngibyo rero mbatembereje gato mu ndege, n'ibyo experience nagize zo mu ndege nk'umuntu nyine wari ugiyemo bwa mbere nkuze cyane, ariko twibukiranye ko nagiye mu ndege nkiri umwana. Nujya mu ndege rero ntibizagucange rwose, uzarebe ku itike yawe, urebe seat yawe, umwanya wawe uzicaraho n'uwuhe. Ikindi urebe indege bazatangira kugucekinga ryari, indege za boarding time ibura nk'igihe cyo kujya mu ndege, igihe cyo kujya mu ndege n'ibyari, kuko baratubwiye ngo buriya boarding time ishobora buri indege ishobora kugusiga ariko itagiye. Kubera iki? Buriya check-in ishobora kurangira, amasaha ya check-in ashobora kurangira indege itaragenda, ariko akarangira utarakora check-in, utaracekingisha in, cyangwa utarakora ibisuzuma, ugasigara nyamara indege itaragenda. Ni byiza rero ko mu gihe ngo ufite urugendo rw'indege, buriya no kubahiriza biriya bintu biri ku matike yawe. Utazigira bamenya indege ikagusika ngo twako nabonye singa indege izagenda saa 9, ngo check-in nguri saa 8, ngo ikageza ngo saa 8:15. Ubwo rero kubera ngo indege izageraho ngo saa 9, ngo izagenda saa 9, uzagenda ngo saa 8:50. Aho rwose ari uzasanga indege bavuga ati check-in yarangiye. Nshuti yanjye nibyo rero nabonye mu ndege, ariko mu yindi video nzababwira noneho byinshi nabonye mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni igihugu giteye imbere, do amashusho nk'aya bari yo nyine, ni igihugu ureba ukavuga ati wana kabisa, iki ni igihugu giteye imbere, igihugu giteye imbere cy'Ubuhinde. Ni miliyari 1,400,000 z'abaturage, habaye abantu beza bya hatari, babakobwa tujye tubona nyine muri filime twarababonye to. Niba ariko bameze uzabibona muri iyo video. My name is Didas, kanda subscribe, kandi akamenyetso k'umutuku kandi subscribe, mwibuke gutera comment, like na share. Nawe tubwire urugendo rwawe rwo mu ndege niba warayigiyemo rwakugendekeye gute, niba utarayijyamo ni ibiki wumva ufitiye amatsiko mu ndege. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.